Yesu Kristo nashimwe. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire amagambo y'Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, Uwera wa Isiraheli, Umuremyi w'isi n'ijuru, ndi imbere y'ubwiza bwawe muri uyu mwanya nyaguhora ku ngoma Imana umpaye. Nongeye kugushimira ineza yawe n'urukundo rwawe. Nongeye kugushimira kwera kwawe no gukiranuka kwawe. Izina ryawe nirishimwe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Mukunzi mwiza wabanye natwe, waturinze nyaguhora ku ngoma Imana. Ntabwo twirengagije ko ari benshi bageze ahacecekerwa, ariko twebwe n'abagenzi banjye turiho turahumeka umwuka w'abazima. Turavuga bikemera Data, tukabumbura amaso tukareba. Uwera wa Isiraheli, umwuka wawe aracyari muri twe. Nyaguhora ku ngoma Imana turagushimye, turagushimye, turagushimye. Nushyirwe hejuru. Nuko rero ngewe ndi umwana w'umuntu, ndakwinginze ngo unyeze rwose mu izina rya Yesu Kristo. Nkureho icyantandukanya n'ubwiza bwawe, maze nyaguhora ku ngoma Imana weze na buri umwe wese ukurikirana amagambo. Wera wa Isiraheli, uduhe kumenya kubara iminsi yacu nyaguhora ku ngoma Imana, kandi ijambo ryawe ribe ku mitima yacu. Wera wa Isiraheli, icyampa nyaguhora ku ngoma Imana buri umwe wese akarushaho kwezwa no kugushakana umwete, kuko nyaguhora ku ngoma Imana utajya wihisha abagushaka. Wera wa Isiraheli, haleluya, ugeraho ukaboneka. Turagushimye rero, turaguhimbaje. Ngaho ubuntu bwawe nibubane na buri umwe wese hagati muri twe. Womora imitima ifite ibikomere nyaguhora ku ngoma Imana, abacitse intege muri urugendo ubasubizemo imbaraga. Kandi nyaguhora ku ngoma Imana abarambuye n'ukuri wongere ubahe uburyohe bwawe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu Kristo nashimwe. Reka dusome amagambo ari muri Matayo ibice 12 murongo 25. Amenye ibyo bibwira, arababwira ati, ubwami bwose iyo bwigabanyijemo ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. Imana yo mu ijuru itugirire neza, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nifuje ko uyu munsi tuganira ku bintu mbona birimo gucicikana. Nigize kubabwira, niba ntabwo nibuka icyigisho nabishyizemo, ariko nigize kubabwira ko nigize ngira iyerekwa mbona abantu rwose bari bahuje umutima, bicaye hamwe ariko barahaguruka. Mbona umwe afashe ishoka, undi afashe ishoka, mbona batangiye gutemana. Ntabwo ari ano mashoka mu bigo bw'umubiri, ni amashoka yo mu bigo bw'umwuka. Murimo murabona ibihosho, murabona amashoka ari hagati aha mu bakozi b'Imana, barimo kurwanyana ku buryo bugaragarira buri wese. Ubu byamarira iki abakiri abana mu gakiza? Byamarira iki abashaka gukizwa? Bazamenya bakurikira nde? Bazamenya bareka nde? Bazamenya bakurikira izihe nyigisho? Twibukiranye ko nibyo koko turakurikira Kristo, ariko kandi Kristo akorera mu bantu, ntabwo akorera mu biti n'amabuye. Kristo akorera mu bantu, yashyizemo umwuka we kugira ngo bamamaze ubutumwa bw'iyabahamagaye. Rero niba mutangiye kujya mwirirwa mutemana, umwe akavaho akaza agahangana, undi akaza agahangana, umwe akaza akigisha ku wundi, uyu ni umukozi wa Satani, uyu ni umukozi w'Imana, byabaye nk'amashyaka. Bene Data, murimo muraganisha he itorero? Murimo muraganisha he aba bana bato mu gakiza? Murimo muraganisha he aba bantu bataramenya kwisomera ijambo ry'Imana ngo bamenye kurisengera barisobanukirwe? Murimo murabaganisha he? Ufasha abantu, urabazanye kuri YouTube, ushyizeho thumbnail cyangwa se ushyizeho na titre igaragaza ko ihururisha abantu gushaka kumva iyo nyigisho n'ubwo buhanuzi. Ushyizeho ikiganiro cya mbere, ushyizeho icya kabiri, uhamagaye uwundi, ushyizeho ikiganiro cya mbere, ushyizeho icya kabiri, birakomeje gutyo. None ufashe n'ikindi gihe cyo kubisenya. Murimo murajyana he abantu? Niba ubona abantu baratanye inzira, bahugure mu buryo bwiza. Niba ubona baratanye inzira, wishyiraho ibintu byabo kugira ngo ururize abantu kubyumva. Ndeka mbabaze bene Data, niba umuntu yarumvishe icyigisho cya mbere, ntugire ikintu kivugaho muri icyo kiganiro, ntugire uruhande ugaragaza uhagazeho muri icyo kiganiro,
umuntu akaza akacyumva, icyumweru cya mbere kigashira, ukwezi kugashira, akagisharinga abandi, abo bantu bakagifata nk'ukuri bagenderamo, barangiza ni urugero mbahaye, uwumvisha icyo kiganiro akava mu mubiri akajyana izo nyigisho, cyangwa se agiye muri koma ajyanye izo nyigisho, urumva uwo muntu waramumariye iki? Mu by'ukuri uwo muntu wamumariye iki? Bene data, nimureke gucancamirana. Iri jambo ry'Imana yaratubwiye ngo Yesu amenye ibyo bibwira, arababwira ati ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. Mwahagurutse mukorera Imana, ariko ndagira ngo mbabwire ngo murimo murakorera Satani mu buryo mutazi. Satani wahari arababona agakoma amashyi, murimo murakorera Satani mu buryo mutazi. Nge nabinginga ngo niba navuga ngo nimusubire ku iriba mwahoze muvomaho, mureke kuvanga amazi meza n'ibirohwa, ntabwo nzi ko nabyita, ariko murimo muracanganyukisha abantu, murimo muratuma abantu banga Imana. Umuntu araza akigisha ibintu, igihe cyazagera niba bibagirwa ko bigize kwigisha ibintu bizima, akaza avuguruza ibyo yigize kwigisha, ntanabwira abantu ati cya gihe byari bimeze ukuntu, dore fact, dore ibimenyetso bigaragaza ko ntarinzi ibyo ndimo kwigisha, ariko dore ukuri kw'ijambo ry'Imana uko ribivugaho. Bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mugarukiraho, kandi ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mwongere mujye ku mavi musenge, mushakashaka uko mwamenye ibyo mwamashima. Nimwongere mujye ku mavi, mwihane, musabe Imana, musabe umwuka w'Imana bagarukeho, mumenye ibyo mukwiriye kuzana kuri izi mbuga, mumenye ibyo mukwiriye guha abantu. Mureke ibintu byo gusenyana, murimo muricana mu buryo mutazi, mwuzuye amashyari n'inzangano, mwuzuye ubugome, kandi ibyo byose mukabitwikiriza ngo murimo murakorera Imana. Nicyo kibazo, murabishyiraho ko murimo murakorera Imana, ariko mu mitima yacu, mu mitima yanyu mwuzuye ubugome n'inzangano, mwuzuye kwishyira hejuru. Reka mbabwire ibi bintu by'Imana, tumenyeho akantu kanzuguye, tumenyeho akantu gato. Njyewe nta nubwo nari namenya niba akantu baze kumenya kuri ibi bintu kangana na atome. Tumenyeho utuntu duto. Mureke kwigira abanyabwenge muri ibi bintu, mureke umwuka w'Imana bari utuyobora. Kandi ni ukuri, tubwiriza abantu, tubabwirisha ubugwaneza ko ijambo ry'Imana ribidusaba. Mureke guhangana ngo mukanure amaso, mwitotomange, mutukane, mugire. Bene data, nimugarukiraho, ni ukuri, nimugarukiraho. Mureke guheza abantu mu rungabangabo. Abantu barihebye, abantu bakeneye ijambo ry'ukuri. Ntago mbizi kuno nabivuga, ariko abantu bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana, kubasubizamo ibyiringiro. Nibyo, hari ibibazo byinshi abantu bakeneye gukemurirwa, ariko kandi ubugingo nibwo bwihutirwa, ubugingo nibwo bwa mbere. Nimuve mu nzara y'amaviews, mubwire abantu kuri kw'ijambo ry'Imana, mwo kwica abantu nkana. Kandi niba mutazi ko murimo kubyica, ndabingize kubw'imbabazi z'Imana, musubire hahandi mwajyaga musengera, kuko burya umuntu ujya kubivanga n'uwigize kubibamo, n'ubizi. Satani ntashobora kuvangaho ibintu bitari, avangaho biri. Araza akarohamo hahandi, aho bateye imbuto Satani niho aza akaninagamo n'ibindi, kugira ngo nibajya gusarura bazaryame bamenye, bagire ngo
babibye imbuto ariko satani yararangije kumenamo n'ibyi. Bene data ndabinginze nongere mbinginge kubw'imbabazi z'Imana. Nukuri nimugarukiraho ngaho abantu bararushya, abantu barababaye mu buryo bwinshi. Mugarukiraho ngaho mubwira abantu ibibajyana mu ijuru, mubwira abantu amagambo yururutse imitima, kandi mubwira abantu amagambo abubaka ubugingo, mubwira abantu ibibavana mu byaha. Ijambo ry'Imana rirahari n'ubuhanuzi butavangiye. Ndabinginga kandi bene data namwe, n'ukuri ntabwo bisaba ngo ubashe kuba urisobanukiwe. Iyo ufashije Bibiliya, ijambo ry'Imana, ugasoma ugahera mu itangiriro, wamara gusoma ukinginga Imana, ugasenga uti Mana ndakwinginze, njyewe ndi umuswa ntabwo mbisobanukiwe, ndakwinginze unsobanurire. Uko uzagenda usoma ijambo ry'Imana, ndababwira mpagaze imbere y'Imana ishobora byose, uko uzabishyiraho umutima niko Umwuka Wera azagusanga akarushaho kugusobanurira ayo magambo. Ntabwo uzamenya igihe byabereye, uzajya kumva wumve usigaye ubisoma ukabyumva, uzajya kumva wumve usigaye wumva ijambo ry'Imana ugasobanukirwa ibyaryo. Bene data, ni iminota mike y'iki kiganiro gikoze, ariko mfite agahinda kenshi kenda kunyica kubw'uyu murimo, kubera ibintu ndimo kubona bikorerwamo kandi bikicwa n'ababikijije. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Data wera wo mu ijuru, nongeye kugushimira muri aka kanya, iminota mike yumpaye kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe. Ngushimiye ineza n'urukundo rwawe ugira, ngushimiye amagambo yawe wandikishije Umwuka wawe, ugakoresha intoki z'abantu ariko bahumekewemo nawe. Izina ryawe nirishimwe kandi rishyirwe hejuru. Nyaguhora ku ngoma Imana, abantu baheze mu rungabangabo, nta wundi wagira icyo abamarira atari wowe. Ndakwinginze Uwera wa Isiraheli, haleluya, gusure imitima y'abantu bawe waremye. Wera wa Isiraheli, watuganiriza kurusha uko abahanuzi batuganiriza, watuganiriza kurusha uko abavugabutumwa batuganiriza, watuganiriza kurusha uko abapasiteri batuganiriza, watuganiriza kurusha Nyaguhora ku ngoma Imana ibyo tubona hanze aha, ibyo duhurira nabyo mu nsengero, ibyo duhurira nabyo ku ma YouTube, ibyo duhurira nabyo ku ma Facebook, Instagram, TikTok n'ahandi. Aho ngaho ujya uhanyura ukaganira n'ubwoko bwawe, ariko wowe ubwawe ujya usanga umuntu ukamuganiriza ku giti cye. Ndakwinginze ngo muri uyu mwanya, Uwera wa Isiraheli, haleluya, ongera wite ku bugingo bwacu. Usanzwe ubwitaho, ndabizi ko usanzwe ubwitaho, ariko ndakwinginze ngo ngera utwiteho rwose. Wite ku bugingo bwacu, uduhe gusobanukirwa biruseho, udusobanurire iby'ijambo ryawe, udusobanurire uko ushaka ko tugenda, udusobanurire uko ushaka ko twitwara hagati y'ab'iki gihe. Nyaguhora ku ngoma Imana cyuzuye ubugoryi n'uburiganya bwinshi, Uwera wa Isiraheli, udusobanurire. Tugende dute, dukore dute, tuvuge dute, twambare dute, turebe dute muri iyi si yuzuye umwijima n'icuraburindi. Yesu Kristo, tugende dute, twitware dute, abamama twitware dute, abapapa bitware bate, abasore n'inkumi bitware bate, abantu bamenye izina ryawe bitware bate. Nyaguhora ku ngoma Imana, wino usure buri umwe wese, ari uwumva iki kiganiro uyu munsi, ari uzacyumva kera. Nyaguhora ku ngoma Imana, Umwuka wawe wera azaba ari we ururuka akora imirimo n'ibitangaza mu bugingo bwa buri umwe wese, mu izina rya Yesu Kristo, kuko tufite inyota rwose yo kukumenya. Ariko rero abantu baheze mu rungabangabo, ntabwo bazi turakora iki, dukurikira iki, ese ukuri kuri hehe? Ariko hari ukuri kuri mu ijambo ryawe. Duhe gukunda ijambo ryawe, uduhe kuryumva, uduhe kurisobanukirwa, uduhe kurigenderamo, mu izina rya Yesu Kristo rituyobore. Haleluya. Ijambo ryawe ni umujyanama, ni umuyobozi mwiza,
ijambo ryawe ryuzuye imbaraga n'ubutware, ijambo ryawe ryuzuye ubuhanuzi butavangiye, mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero ndakwingize mwami mwiza, kandi ongera wera wa Isiraheli we, uko wari uri kerana n'isaha ni kuri, rengera imfubyi n'abapfakazi, ababuze intege muri urugendo basubizemo imbaraga mu izina rya Yesu. Garura abaguye, hari abantu bahoze bavuga ijambo ryawe, hari abantu wahoze ukoresha buzuye umwuka wawe, ariko uyu munsi bari mu businzi n'ubusambanyi, bari mu magambo n'inzangano, bari mu bwicanyi. Satani arimo arakubita ikivugo mwami mwiza, ndakwinginze ngo umwanzi yo kuvugiriza impundu kunesha, wera wa Isiraheli we, ugaruke ku bwoko bwawe, ongera urengera abantu bawe, wera wa Isiraheli, byutsa abaguye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo we, ntawe Yesu, niwe wenyine wagira icyo urema, niwe wenyine wagikomeza, mu izina rya Yesu Kristo. Dukeneye inkunga yawe, itorero dukeneye inkunga yawe, ongera utuvugurure. Duhora dusenga dusaba ububyutse, ariko ububyutse ntacyo bwaba buje kumara tutarabyuka mu mitima yacu. Reka ububyutse butangirire mu mitima yacu, mu bubyutse butangiriye muri twe, twiyumvemo ububyutse, tubyuke rwose, tuve mu byaha, tureke ibyaha, twitandukanye nabyo, tugushakana umwete. Gutyo rero n'ububyutse niboneka muri twe ubwacu, buzaboneka mu miryango, kandi bugere no ku itorero ndetse no mu bihugu tubamo ndetse no ku isi yose. Ndakwinginze mwami, tugarukeho, kandi tugarukeho bundi bushya. Hari uko wigize kubana natwe mu bihe byashize byagendanye n'icyo gihe, turashaka ko utugarukaho, ariko mu bundi buzima bundi bushya, tukubone bundi bushya, tukumve bundi bushya. Hari ibintu abantu bagize akamenyero, turashaka ngo tugarukeho bundi bushya, kuko uri Imana itamenyerwa. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Nkweretse rero abantu baruhijwe n'uburwayi butandukanye, uri Imana ikiza indwara zose, nta nimwe wigize uvuga ngo ntuyishoboye. Iyi mibiri yacu niwe wayiduhaye, n'uturemangingo tutugize niwe wadushyizemo. Turakwinginze rero mwami mwiza, ngo ukize indwara zose, iziri mu mubiri, iziri mu maraso, iziri mu magufa, iziri mu nyama, mu izina rya Yesu Kristo. Uwera wa Isiraheli, uturengere mu izina rya Yesu Kristo. Abafite indwara z'ibifu, abafite indwara z'imitima, abafite indwara za diyabete, abafite indwara za hepatite, abafite indwara z'impyiko, mu izina rya Yesu Kristo, reka abo bose babone ineza yawe n'urukundo rwawe. Ukize amakanseri yo mu nyama, ukize amakanseri yo mu maraso, ukize amakanseri yo mu magufa, ukize amakanseri yo mu bwonko, ukize amakanseri yo ku ruhu, mu izina rya Yesu Kristo. Umurengeze ubugingo bwacu, rengera abantu bawe, kandi uwera wa Isiraheli, ni ukuri nongeye kukwinginga ngo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bibane natwe kurusha mbere, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha, kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru ibishimire. Ni Jeanne d'Arc mwaganiraga ijambo ry'Imana, kandi ndabakunda, ariko Kristo niwe wenyine wabashe kudukunda urukundo, niwe uzi gukunda. Yadukunze urukundo rutagira akagero, yemera kumena amaraso y'igiciro cyinshi Golgotha ku musaraba, kugira ngo njye nawe tubone ubugingo buhoraho. Gahunda k'Imana n'imbabazi zayo nibane namwe none n'ibihe bidashira. Amen.